Imana iracyafite imbaraga zo guhindura ubuzima bwawe. Imana iracyafite imbaraga zo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ibihe bimeze nabi, nta byiringiro by'ubuzima bagifite, ngo imbaraga z'Imana zimanukira mu mwami Yesu. Yesu arahagera, babanza kugira ngo ni umuzimu, kuko yaraje mu njyana batamumenyereyemo. Bari basanze bazi ko azagatubura imigati bakarya bagahaga. Bari bamenyereye ko asanga umurwayi akamukiza, ariko ntago bari bazi ko ajya aturisha umuyaga, ntago bari bazi ko ajya aturisha inyanja, ntago bari bazi ko ajya aturisha ibibazo bikomeye nk'ibyo by'ubuzima. Umuntu abona nta ubuzima burangiye, umwami Yesu akamutungura. Nawe agutungure muri kano kanya udukurikiye, agutungure mu kibazo urimo uracamo. Iyo rero utangiye gukura amaso ku mwami Yesu ukayahanga ibibazo, ibibazo bikugiraho ububasha. Ariko iyo uvanye amaso ku bibazo ukayahanga ku mwami Yesu, wowe urahindukira ukaba ari ugira ububasha ku bibazo. Ndagusengeye ngo Imana ikwambike imbaraga. Imana ikwambika imbaraga zigushoboza guhangana n'ibibazo, zigushoboza gutsinda ibiguhangara, zigushoboza kunesha ibishaka kukunesha, zigushoboza gukuraho imitego y'umwanzi no kuyisimbuka, no kwinjira muri destiny yawe, no kwinjira mu masezerano yawe. Ibyakubuzaga gutera imbere byose muri kano kanya ubikureho amaso yawe yahangiye ku mwami Yesu, maze ushobore kubinesha, ushobore kubicecekesha, ushobore kubigiraho imbaraga n'ububasha. Nkubwire ngo nutabaza Imana, niwizera Imana, nushaka mu maso h'Imana, niwinginga Imana, Imana izakumva kandi izakurengera. Nshuti yanjye, vana amaso ku bantu uyashyire ku Mana. Vana amaso ku nyanja n'ibigeragezo n'umuraba uyahange kuri Kristo. Vana amaso ku bikuzengurutse, ku magambo y'urucyantege. Vana amaso ku ntambara z'amagambo, hanga amaso umwami Yesu. Vana amaso ku byo bakuvuga uyahanga umwami Yesu. Vana amaso ku bavuga ngo ntushoboye uyahanga umwami Yesu. Vana amaso ku bavuga ngo nta hantu uzagera uyahanga umwami Yesu. Haleluya. Vana amaso ku bakubwira, ku bakuvuma rwihishwa ukabimenya, ugaceceka, bikaguhangayikisha ukabura ibitotsi. Oya, vana amaso kuri ibyo uyahanga umwami Yesu. Vana amaso kuri ibyo byose bikuzengurutse. Warashatse, uri mu rugo ariko nta mahoro rufitiyemo, wabuze amahoro mu rushako rwawe. Hanga amaso umwami Yesu, niwe waguhereza amahoro, niwe watanga ihumure mu rushako rwawe, niwe watanga ihumure mu rugo rwawe. Hanga amaso umwami Yesu, niwe wakubakira urugo. Hanga amaso umwami Yesu, niwe wakumara agahinda, niwe wakumara umubabaro, niwe wakumara intimba mu mutima, niwe wagukiza umutima akawukiza ugakira burundu. Hanga amaso umwami Yesu. Nuhanga amaso Yesu, nuhanga amaso umwami wawe, nuhanga amaso umwami Yesu, uzagira ububasha bwo kugendera hejuru y'ibibazo byawe. Uzabikandagira, nabyo bizakumvira, bizagucira bugufi. Ariko nutangira kubitekerezaho, ukareba inyanja, ukareba umuyaga, ukareba umuraba, ukareba ibikuzengurutse, nshuti yanjye, bizatuma urohama, bizatuma uta icyerekezo, bizatuma uta umurongo, bizatuma uva mu nzira nziza, bizatuma utakaza icyerekezo cy'ubuzima kizima Imana yari yashize imbere yawe. Ibyo byose bikureho amaso, uhanga umwami Yesu amaso. Niwe uzaguhereza icyerekezo cy'ubuzima, niwe uzakubakira ejo hazaza. Niwe wenyine ushobora kugufata ukuboko akakwambutsa inyanja, niwe wenyine wagufata ukuboko akakugeza hakurya, niwe wenyine wagufata ukuboko akakwinjiza muri destiny yawe. Haleluya. Yesu agufata ukuboko, nshuti yanjye, wowe uryamye ku gitanda ubabaye, Imana igufata ukuboko. Umwami Yesu agufata ukuboko, aguhagurutse, akuvane kuri icyo gisasiro, akujyane mu rugo rwawe. Wongere uhure n'abana bawe, wongere uhure n'urubyaro rwawe, wongere uhure n'uwo mwashakanye, wongere uhure n'ababyeyi bawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana tubabwira ni Imana ihindura amateka. Imana tubabwira ni Imana ihindura amazina y'abantu. Imana tubabwira ni Imana ikura ku cyavu, nshuti yanjye, ikagutoragura uri marine, uri mayibobo mu muhanda, uri imfubyi, ikakurera, ikagukuza, ikakwicazanya n'ibikomangoma. Haleluya, haleluya. Imana ikugirire neza, nshuti yanjye udukurikiye. Yesu nashimwe cyane, ndabasuje mu izina rya Yesu. Uyu ni umunsi udasanzwe Imana yaduhaye
kugira ngo tunezererwemo twishimire ubuzima Imana iba yaduhaye. Tujye kumva ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira reka tubanze dusenge kugira ngo Mwuka Wera aze atuyobore mu bihe nk'ibi ngibi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuko uri mu ruhande rwacu ibihe byose. Ndagushimira akanya nk'aka duhaye ko kugira ngo twumve ijambo ryawe. Umwanya nk'uyu rero turakuraritse Mwuka Wera, twemereye ubwami bw'Imana kuyobora, twemereye Mwuka w'Imana gutegeka, twemereye imbaraga z'Imana gutegeka no kuyobora. Mwami, ubushake bwawe bubeho, habureho gushaka kose k'umwana w'umuntu, maze icyubahiro cyawe kiganze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Bene data, nongeye kubasuhuza kandi ndabakunda cyane kuko namwe mwakomeje kunyereka urukundo. Hano kuri icyano hari ibintu byinshi tujya tugerageza kubategurira kugira ngo ubuzima bwanyu ntibuze gukomeza kuba uko bwari bumeze, kandi tujya tubibona muri za comments, tujya tubibona muri za feedback mujya muduhereza, haba abaduhamagara ku matelefone, haba abatanga comments kuri video iba yamufashije, haba abagira gute. Ibyo mukora byose bitugaragariza yuko muba mwishimiye kandi muba mwakunze ibiganiro tuba twabateguriye. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha, kandi Imana ikomeze ibagire neza. Buri wese aho ari, Mwuka w'Imana akomeze amusange, amuhereze umugisha mu izina rya Yesu. Tudatinze ndagira ngo twihute dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 14, dusome umurongo wa 24, tumanukeho hepfo gatoya. Matayo igice cya 14, dusome duhereye ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wenda wa 33 hepfo aho. Haravuga ngo ariko ubwato bugeze imuhengeri bateraganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure ni njyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe untegeke nza aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi, aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Haleluya. Umuyaga uratuza. Abari bari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati, nukuri uri umwana w'Imana. Haleluya. Nuko bamaze gufata hakurya, bagera imusozi mu gihugu cy'Igenezareti. Icyo gihugu cyose bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo abakore ku nshundura z'umwenda we gusa. Ababikoze bose barakira. Amen. Imana ibahe umugisha. Iyo umuntu asomye ijambo ry'Imana, akenshi wariteze amatwi kandi yizeye, n'umuntu ataratangira gusobanura, imbaraga z'Imana zitangira kumugeraho, amavuta y'Imana agatangira akamugeraho, umwuka w'Imana agatangira agakora imirimo. Nizeye yuko ntaravuga amagambo menshi, uwizera yatangiye kumva hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwe. Niba Yesu yarasanze abigishwa bagiye kurengerwa, bagiye umuyaga ugiye kubarengera, ubwato bugiye kurohama, bakagira ubwoba, kwizera kwabo guke kukabatera kugira ubwoba, Yesu ariko ntibyamubuza kubasanga, akabahumuriza, agaturisha amazi, agaturisha inyanja. Ndakumenyesha yuko nawe unkurikiye aka kanya unteze amatwi, iyi mbaraga Yesu yaturishije umuyaga, imbaraga za Yesu zabashe gucecekesha umuyaga.
umuraba uratuza, bose ngo bakajya mu bwato, amazi ngo agatuza akamwumvira. Izo mbaraga nawe zasanga umuyaga, zasanga umuraba uguhagurukiye mu bihe nk'ibi, zasanga ibibazo byose urimo uracamo mu bihe nk'ibi, zasanga ibigeragezo byose urimo uracamo mu gihe nk'iki, kandi ubuzima bwawe ntibugume uko bwari bumeze, mu izina rya Yesu Kristo. Dusomye amagambo, mu by'ukuri ni amagambo ahumuriza imitima, ni amagambo meza aryoshye. Tubonye uburyo Yesu ngo yasanze abigishwa bari mu bwato, bari mu bwato. Yesu ngo aza abasanga, agana aho bari, agendesha amaguru hejuru y'amazi, ariko ngo bari bageze mu gicuku cya nyuma, kuko bagiye mu bwato bari kumwe na Yesu. Yesu arabaye, mwebwe nimugende, nge ndaza nyuma. Baragenda. Ijambo ry'Imana nuko tutasomye hejuru, ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko ngo hari mu gicuku cya nyuma, byari byageze mu gicuku cya nyuma, hahandi rwose nta jwi rindi uba wumva, nta byiringiro uba ufite yuko uramutse utabaje hari uwagutabara. Aho rero mu gicuku cya nyuma abantu bajya bahagera, ubuzima bwaba bihiye, bwabashaririye, ingorane zabaye nyinshi, ibigeragezo byamubanye byinshi, intambara zimugose ku manywa na nijoro, nta mahoro, nta tuze, akabona ko byarangiye. Ariko reka nkubwire, ntago biba byakarangira, biba byarangiye kuri wewe, ariko ku Mana ntago birarangira. Uburushye nkawe nk'umwana w'umuntu, ariko Imana iracyafite imbaraga zo guhindura ubuzima bwawe, inshuti yanjye. Imana iracyafite imbaraga zo guhindura ubuzima bwawe. Imana iracyafite imbaraga zo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Abigishwa byabacyanze, bashobewe, ngo bagiye kubona umwami Yesu araje hagati y'umuraba, hagati y'inyanja, mu gicuku cya nyuma, ibihe bimeze nabi, nta byiringiro by'ubuzima bagifite, ngo imbaraga z'Imana zimanukira mu mwami Yesu. Yesu arahagera, babanza kugira ngo ni umuzimu, kuko yaraje mu njyana batamumenyereyemo. Bari basanze bazi ko aza agatubura imigati bakarya bagahaga, bari bamenyereye ko asanga umurwayi akamukiza, ariko ntago bari bazi ko ajya aturisha umuyaga, ntago bari bazi ko ajya aturisha inyanja, ntago bari bazi ko ajya aturisha ibibazo bikomeye nk'ibyo by'ubuzima. Umuntu abona nta ubuzima burangiye, umwami Yesu akamutungura. Nawe agutungure muri kano kanya udukurikiye, agutungure mu kibazo urimo uracamo, agutungure aje mu mbaraga ze, aze mu buryo utari usanzwe umumenyereye, ahindura ubuzima bwawe, aturisha umuyaga ku buzima bwawe. Petero ngo arangije aravuga ati oya, ni umuzimu. Abigishwa nabo ati ni umuzimu. Arangije aravuga ati nimuhumure mwitinya, ni njyewe, nimuhumure, ni njyewe, ntago ndi umuzimu. Ariko ntibabyemera, ntibabyizera. Yesu aravuga ati noneho nimuhumure yemwe, mwigira ubwoba. Bakomeza gushidikanya. Petero yari inkwakuzi cyane. Arangije aravuga ati ariko niba uvuga ngo ni wowe, ntabwo uri umuzimu, noneho tegeka nanjye ngendesha amaguru hejuru y'inyanja. Petero ndamukunda, n'umunsi nzagera mu ijuru tugahura, hari utuntu twinshi nagiye nsoma muri Bibiliya nzamubaza, n'akangaka nzamubaza ukuntu yiyumvaga. Aramubwira ngo niba ari wowe koko ari umwana w'Imana, ngaho ntegeka nanjye nze ngendesha amaguru hejuru y'inyanja. Petero atera intambwe ya mbere, birakunda. Atera intambwe ya kabiri, birakunda. Yibutse agiye gutera intambwe ya gatatu, yibuka yuko bitajya bibaho, ari ibintu bidasanzwe. Yibutse yuko bidasanzwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni kama mbere ushaka. Yibutse yuko bidasanzwe. Yibuka yuko nta wundi muntu uragendesha amaguru hejuru y'amazi. Ngo ako kanya ngo agira gushidikanya, agira kutizera, ngo akimara gukura amaso ye ku mwami Yesu, arebye ibibazo, arebye inyanja, arebye ukuntu bidasanzwe, ako kanya amazi atangira kumumira, ibirenge bitangira kurohama bijya mu mazi. Arangije arataka avuga ati mwami Yesu,
akimara kongera kurarama ngo atumbire umwami Yesu, umwami Yesu amufata ukuboko aravuga ati ngaho ngwino. Aramufata, amaze kumufata amujyana mu bwato. Ako kanya umwami Yesu. Reka mbanze ngere akantu mvuga kuri Petero mu by'ukuri yari yizeye Imana, atera intambwe ya mbere yari yizeye Imana, atera iya kabiri yizera Imana, ariko agiye gutera iya gatatu areba ibibazo, yibuka ubwenge bwe buva ku mwami Yesu buhita bujya ku buzima busanzwe. Nshuti yanjye, sinzi ibintu maze iminsi utekerezaho by'ubuzima bwawe, maze iminsi utekereza ku ngorane urimo uracamo, maze iminsi utekereza kuri ibyo byose, umaze iminsi utekerezaho ukabura amahoro, ndetse bikagera naho ubona yuko bitagishobotse, nta n'izindi mbaraga zabigusohoramo. Iyo rero utangiye gukura amaso ku mwami Yesu ukayahanga ibibazo bikugiraho ububasha. Ariko iyo uvanye amaso ku bibazo ukayahanga ku mwami Yesu, wowe urahindukira ukaba ari ugira ububasha ku bibazo. Ndagusengeye ngo Imana ikwambike imbaraga, Imana ikwambika imbaraga zigushoboza guhangana n'ibibazo, zigushoboza gutsinda ibiguhangara, zigushoboza kunesha ibishaka kukunesha, zigushoboza gukuraho imitego y'umwanzi no kuyisimbuka, no kwinjira muri destiny yawe, no kwinjira mu masezerano yawe. Ibyakubuzaga gutera imbere byose muri kano kanya ubikureho amaso yawe yahangiye ku mwami Yesu, maze ushobore kubinesha, ushobore kubicecekesha, ushobore kubigiraho imbaraga n'ububasha. Byose imbaraga zabyo ziburizwemo imbere yawe mu izina ry'umwami Yesu. Ndagusengeye ngo Imana ikugirire neza. Nuko ngo baragenda binjira mu bwato, urugendo rurakomeza. Ariko ndashaka kuvuga ku kintu kimwe, ngo bari bageze mu gicuku cya nyuma. Ahari nawe ugeze mu gicuku cya nyuma. Igicuku cya nyuma ni iki? Igicuku cya nyuma ni ijoro rya nyuma. Ushobora kwibaza ngo mbese ijoro rya nyuma ni irihe, none se irya mbere ni irihe, n'irya kabiri ni irihe? Iyo usomye mu Kuva usanga uburyo ngo mu gicuku cya nyuma ngo imbaraga z'Imana, ngo Imana ngo yasanze Mose. Icyo gihe Abisirayeli bari bamaze kugera ku nyanja itukura. Imbere ari amazi, inyuma ingabo, iburyo n'ibumoso hari imisozi, nta hantu ho guhungira bari bagifite. Ariko ngo kuko hari mu gicuku cya nyuma, ngo ako kanya ngo Imana yitamurura, iza mu nkingi y'umuriro, iza iri mu nkingi y'igicu. Irangije ngo ibwira Mose ngo ufite iki? Mose aravuga ati mfite inkoni. Imana ati ngaho irambure hejuru y'amazi. Ayirambura hejuru y'amazi. Abisirayeli ngo bambutse ku nyanja nk'abagendera ku butaka. Haleluya. Bambutse inyanja itukura nk'abagendera ku butaka. Nje nibaza ukuntu amazi, inyanja nk'iri ifite umuhengeri h'ubujya kuzimu haresha kuriya, ukuntu amazi yitandukanije bagahita bambuka. Bisobanura ngo Imana yatandukanije amazi, izamura ubujya kuzimu, izamura itaka, ibahereza umuhanda, ibakorera umuhanda. Barambuka nk'abagendera ku itaka, barambuka rwose n'amaguru, n'amagare yabo, n'amafarashi yabo, n'imitungo yabo, n'abana babo, n'abagore babo, ngo barambuka bishimye. Ariko ngo bageze hakurya bahindukiye, babona ingabo za Farawo ngo nazo zamaze kugera mu nyanja. Umwisirayeli wa nyuma yasohotse mu nyanja, umunyegiputa wa nyuma yinjira mu nyanja. Imana yacu iratangaje cyane. Haleluya. Aha hantu ndahakunda cyane. None ngo Mose arahindukira, n'Abisirayeli bose barahindukira, babasha ubwoba, baravuga ngo mbese ko Imana yadutabaye ikatwambutsa, none abanzi bacu nabo bakaba bamaze barimo barambuka, ni igitangaza kirimo ni ikihe? Ariko nshuti yanjye, hari igihe uba utarabona ko igitangaza cyabaye kugeza Imana yongeye kukwiyereka. Ako kanya ngo Imana ihindukira Mose, iramubwira ngo ongera urambure iyo nkoni yawe hejuru y'amazi. Ngo akimara kwirambura hejuru y'amazi, ngo mu gicuku cya nyuma, haleluya, muri icyo gicuku cya nyuma ngo Imana ngo yitamurura mu nkingi y'umuriro no mu nkingi y'igicu, ngo amagare y'ingabo z'abanyegiputa ngo atangira gucika, ya migozi yatumaga amapine yayo agenda ngo biracikagurika. None ngo kusuni amagare yabo ngo atangira kugenda mu buryo buruhanije. Ako kanya ngo amazi arabarengera, ntibari bagishoboye kwihuta,
ntibari bagishoboye guhunga, ntibari bagishoboye kugira gute, amagare yabo yari yamaze gupfa, ngo inziga zayo Imana irayica, Imana yica inziga z'amagare yabo, maze ngo amazi arabatwara arabajyana, amazi arasubirana. Abisirayeli bazamura icyo bati Imana yacu ni Imana itabara, Imana yacu ni Imana igiturengera, Imana yacu ni umurengezi wacu, Imana yacu ni nziza, ituvanye mu maboko y'umwanzi, ituvanye mu biganza by'abanyegiputa, idukijije abanyegiputa, tugiye kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Banezererwa Imana. Nibwo Miriyamu yatangiye guhimba indirimbo, atangara kuririmba indirimbo zo gushima Imana. Mu gicuku cya nyuma nanone umwami Yesu nibwo yitamuruye, none azagendesha amaguru hejuru y'inyanja, asanga abigishwa be mu gicuku cya nyuma. Mwene data, ahari uri mu gicuku cya nyuma mu buzima bwawe, mu gicuku cya nyuma rero ni rya joro rya nyuma ry'icuraburindi, rya joro amajwi yose aba yacecetse, rya joro umwijima ubabaye mwinshi, rya joro ibiteye ubwoba biba byahagurutse. Ijoro rya mbere rero ritangira saa 12 za nimugoroba rikageza saa 3 za nijoro. Iryo ngiryo ntago riba riteye ubwoba, kubera yuko abantu baba bagitembera, n'abantu baba batarava no muri za ofisi zabo saa 3 z'ijoro. Hano abantu baba bagendagenda. Iryo ni ryo joro rya mbere. Ijoro rya kabiri ritangira saa 3 rikageza saa 6 z'ijoro. Kuva saa 3 kugeza saa 6 z'ijoro nabwo abantu benshi baba bakiri mu mihanda bagenda, cyane cyane mu mujyi. Hano muri Kigali ho rwose abantu baba bagenda na sanga. Ariko kuva saa 3 kugeza saa 6 ni ryo joro rya kabiri. Kuva saa 6 kugeza saa 9 ni ryo joro rya gatatu. None kuva saa 9 rero kugeza saa 12 za mu gitondo, iryo ni ryo joro rya nyuma, nicyo gicuku cya nyuma. Abantu bakora amajoro cyangwa se bigeze baba hanze ijoro ryose, bazi ko guhera saa 9 za nijoro nibwo umuyaga bari mwinshi, nibwo imbeho bari nyinshi, nibwo umwijima uhita uba mwinshi, ukuntu igihu kikaza ku buryo imbeho n'umwijima bya saa 9 kugeza saa 12 za mu gitondo ntabwo biba bimeze nk'ibyandi majoro yose. Aha rero aya masaha niyo masaha Bibiliya yita ngo ni mu gicuku cya nyuma. Bwana asifiwe sana. Mu gicuku cya nyuma, mwene data, urimo uraca muri hejuru, ugeze mu kihe gicuku? Hari igihe umuntu ageragezwa akaba agifite abantu bamutabara, agifite abantu ashobora kubwira bakamwumva. Wenda ubu ukiri mu gicuku cya mbere, ijoro rya mbere, ahandi ubu ushobora guhamagara umuntu ati wamfashije ndengera nshuti yanjye meze nabi, akakumva akavuga ati okay, nshuti yanjye irashaka gutabarwa. Nshuti yanjye, mwene data, birashoboka yuko ureba ubuzima bwawe n'ibibazo byawe na situation urimo, ukabona wenda uri mu gicuku, ariko ahari igicuku urimo ntabwo ari icya nyuma, kubera ko ukibasha gutabaza, ukibasha guhamagara umuntu, ukibasha gukenera ubufasha runaka ukabona ugufasha. Reka wenda ibyo tubigeranye, iyo situation tuyigeranye n'igicuku cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Ariko igicuku cya nyuma ari cyo cya kane ni kibi. Ni ahandi uhure n'ikibazo ugahamagara abantu bose bagakubwira ngo nabo ntibashoboye kugufasha, cyangwa se wenda ntibanakwita. Igicuku cya nyuma ni ahandi uhura n'ibibazo ukabona rwose nta bundi butabazi wabona, kuko inshuti zose waziciyeho, nta gisubizo zigufitiye, abavandimwe bose nta bufasha bagufitiye. Mu by'ukuri ukabona nta yandi mahitamo ufite uretse kwemera icyo kibazo kikaguhita. Icyo ni igicuku cya nyuma, mwene data. Nibyo bihe abigishwa bari bagezemo, nibyo bihe Abisirayeli bari bagezemo, ariko Imana ifite ukuntu ijya yitamurira mu gicuku cya nyuma, hahandi imbaraga z'umuntu ziba zaranye. Erega nshuti yanjye, reka nkubwire, Imana ntabwo ijya ibeshya. Imana yacu ni Imana y'ukuri. Ijambo ryayo ryose yanditse cyangwa se yavuze, ryavuye mu kanwa kayo, igihe kiragera ikarisohoza, kuko ni Imana yo kwizerwa, ntabwo ibeshya kandi ntiyibeshya. Yaravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Nshuti yanjye, vana amaso ku bikugose, vana amaso ku ntambara ubona, vana amaso ku bibazo ubona, vana amaso ku bikuzengurutse.
ibibazo by'uburyo bwose. Niba ari ubukene buvaneho amaso, niba ari ubushomeri buvaneho amaso, niba ari ukumara igihe kirekire wenda ugeze mu gihe cyo gushaka umugore cyangwa umugabo ukaba ubona nta nzira bizacamo kugira ngo ubone uwo mwashakana, kubera ubukene ubayemo, kubera situation runaka. Ndabizi bijya bibaho cyane aho umuntu atekereza ko ati ariko uko bimeze kose ngeze mu gihe cyo gushaka, ariko wareba ukabona no kubona umukunzi ari ikibazo. Ndagira nkubwire ngo nutabaza Imana, niwizera Imana, nushaka mu maso h'Imana, niwinginga Imana, Imana izakumva kandi izakurengera. Nshuti yanjye, vana amaso ku bantu uyashyire ku Mana. Vana amaso ku nyanja n'ibigeragezo n'umuraba uyahange kuri Kristo. Vana amaso ku bikuzengurutse, ku magambo y'urucyantege. Vana amaso ku ntambara z'amagambo, hanga amaso umwami Yesu. Vana amaso ku byo bakuvuga uyahanga umwami Yesu. Vana amaso ku bavuga ngo ntushoboye uyahanga umwami Yesu. Vana amaso ku bavuga ngo nta hantu uzagera uyahanga umwami Yesu. Haleluya. Vana amaso ku bakubwira, ku bakuvuma rwihishwa ukabimenya, ugaceceka, bikaguhangayikisha ukabura ibitotsi. Oya, vana amaso kuri ibyo uyahanga umwami Yesu. Vana amaso kuri ibyo byose bikuzengurutse. Warashatse, uri mu rugo ariko nta mahoro rufitiyemo, wabuze amahoro mu rushako rwawe. Hanga amaso umwami Yesu. Niwe waguhereza amahoro, niwe watanga ihumure mu rushako rwawe, niwe watanga ihumure mu rugo rwawe. Hanga amaso umwami Yesu, niwe wakubakira urugo. Hanga amaso umwami Yesu, niwe wakumara agahinda, niwe wakumara umubabaro, niwe wakumara intimba mu mutima, niwe wagukiza umutima akawukiza ugakira burundu. Hanga amaso umwami Yesu. Abigishwa ngo bahanze umwami Yesu amaso, Petero ahanga umwami Yesu amaso, arangije ngo ahabwe ububasha bwo kugendera hejuru y'amazi. Nshuti yanjye, nuhanga amaso Yesu, nuhanga amaso umwami wawe, nuhanga amaso umwami Yesu, uzagira ububasha bwo kugendera hejuru y'ibibazo byawe. Uzabikandagira, nabyo bizakumvira, bizagucira bugufi. Ariko nutangira kubitekerezaho, ukareba inyanja, ukareba umuyaga, ukareba umuraba, ukareba ibikuzengurutse, nshuti yanjye, bizatuma urohama, bizatuma uta icyerekezo, bizatuma uta umurongo, bizatuma uva mu nzira nziza, bizatuma utakaza icyerekezo cy'ubuzima kizima Imana yari yashize imbere yawe. Ibyo byose bikureho amaso, uhanga umwami Yesu amaso. Niwe uzaguhereza icyerekezo cy'ubuzima, niwe uzakubakira ejo hazaza. Niwe wenyine ushobora kugufata ukuboko akakwambutsa inyanja, niwe wenyine wagufata ukuboko akakugeza hakurya, niwe wenyine wagufata ukuboko akakwinjiza muri destiny yawe. Haleluya. Yesu agufata ukuboko, nshuti yanjye, wowe uryamye ku gitanda ubabaye, Imana igufata ukuboko. Umwami Yesu agufata ukuboko, aguhagurutse, akuvane kuri icyo gisasiro, akujyane mu rugo rwawe. Wongere uhure n'abana bawe, wongere uhure n'urubyaro rwawe, wongere uhure n'uwo mwashakanye, wongere uhure n'ababyeyi bawe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari intambara zabaye nyinshi, bigeraho wumva ibyiringiro birarangiye, wumva wanapfa. Njya numva abantu biyahuye. Ntugatekereze yuko umuntu agera ku rwego rwo kwiyahura atari uko byanze. Biba byanze, nshuti yanjye, biba byamunaniye, ubuzima buba bwanze, aba yananiwe kwihangana. Ariko reka nkubwire, ongera wihangane gatoya, ongera wihanganira ibyo ngibyo urimo uranyuramo, ongera wihangane gato, utumbire umwami Yesu. Uraza kuhabwa imbaraga, uraza gusubizwamo imbaraga, uraza guhabwa ubutware n'ububasha bwo gukandagira ibibazo. Yesu yaje agendera hejuru y'ibibazo. Iyo Yesu aje gutabara, aza yasuzugwa ibiguteye ubwoba byose, aza Yesu ibiguhangayikishaga byose, aza yasuzuguye, yabiciye amazi, abishize munsi y'ibirenge bye. Wamuhanga amaso akagwa kuri ubwo butware, nawe ugatangira ukabigendera hejuru. Niko Petero yabigenze. Petero yananiwe kwizera gatoya, ibibazo bitangira kumumira, ariko igihe yari yizeye yabigendeye hejuru.
Bwana asifiwe sana. Ndasenze ngo imbaraga z'Imana zigusange aho urimo uradukurikiranira, waba uryamye mu nzu yawe, waba uri mu modoka yawe ugenda, waba ugenda mu muhanda ufite ekuteri, waba uri hehe, aho uri hose udukurikiraniye, Imana yo mu ijuru igusange, ikwambika imbaraga zigushoboza gutsinda no kugendera hejuru y'ibibazo byari biguhagurukiye mu izina rya Yesu Kristo. Twabonye Imana ihindura ubuzima. Iyi Mana tubabwira ni Imana ihindura amateka. Iyi Mana tubabwira ni Imana ihindura amazina y'abantu. Iyi Mana tubabwira ni Imana ikura ku cyavu, inshuti yanjye, ikagutoragura uri marine, uri mayibobo mu muhanda, uri imfubyi, ikakurera, ikagukuza, ikakwicazanya n'ibikomangoma. Haleluya, haleluya. Imana ikugirire neza, inshuti yanjye udukurikiye. Yesu nashimwe cyane. Abigishwa barangije babona ubutabazi buvuye ku mwami Yesu. Babona ubutabazi buvuye ku mwami Yesu. Babona ubutabazi buvuye ku mwami Yesu. Nawe munsi Imana igutabare, inshuti yanjye. Uyu munsi Imana igutabare. Niba urwaye, Imana igutabare. Niba hari ubukene buguhangayikishije, imbaraga z'Imana zigusange aho uri wihebye, ziguhumurize, ziguhagurutse muri iyo situation, ziguhagurutse muri icyo kibazo, ziguhagurutse muri iyo mibereho, ziguhagurutse muri ako gahinda, ziguhagurutse muri ayo marira, ziguhagurutse muri izo ntambara. Imbaraga z'Imana ziguhagurutse muri ibyo bitero biguhagurukiye, muri abo bagambanye bakugambanira. Imbaraga z'Imana ziguhagurutse, zigukiza amaboko yabo, kandi ziguhesha ububasha bwo kunesha no gutsinda ibikurwanya byose. Ijambo ry'Imana avuga ngo twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo twahawe ubutware bwo guhambira mu isi no mu ijuru bigahambirwa, twahambura no mu ijuru bigahamburwa. Dufite ububasha bwo guhesha umugisha, dufite ububasha bwo guhambura imigisha yawe yahambiriwe. Dufite ububasha bwo gufata imivumo abantu bakuvumye tukayihinduramo umugisha. Ubwo bubasha twarabuhawe nk'itorero. Imana ikwibutse ayo masezerano yayo kubizera, maze wambara imbaraga, wambara ububasha, wambara ubutware wahamagariwe guhabwa, uhagarare mu mwanya ukwiye guhagararamo, maze utangire ukoresha izo mbaraga mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku murongo wa 25 havuze ngo bamubonye bagira ngo ni umuzimu. Ubundi hari igihe ibibazo biba byinshi bigakubita umuntu. Ikintu cyose cyaza, nubwo cyaba ari cyiza, ugatangira ukakibonamo ikibazo, kandi cyari igisubizo. Kandi ari igisubizo Imana ikoherereje. Imana ikugirire neza. Iyo confusion urimo uragira itewe n'ibigeragezo, itewe n'ibibazo, itewe n'intambara, Imana igukuremo, igutereke ahantu hazima, igutereke mu mugisha wawe, igutereke mu mahoro yawe, igutereke mu iterambere ryawe. Imana igutereke ahantu heza yagennye kuza. Igutereke mu rugo rwawe wa mukobwa we, igutereke mu rugo rwawe wa musore we, igutereke heza yakugeneye. Yesu arangije aravuga ati witinya ni njyewe, witinya ni njyewe. Ni ku murongo wa 26. Bamaze kugira ubwoba bwinshi, Yesu aravuga ngo witinya, witinya mwene data, ni njyewe, ni umwami Yesu. Nshuti yanjye witinya. Wumva ijambo Imana ikubwira witinya. Witinya mwene data, witinya, Imana iragukunda, witinya, Imana irakuzirikana, witinya, Imana iri mu ruhande rwawe, witinya, Imana irahari. Imana ikugirire neza mwene data. Witinya, ubu burwayi bwawe buzakira. Witinya,
ubwo bushomeri nabwo buzarangira. Umwami Yesu aravuze ngo witinya. Umwami Yesu aracyari ku ngoma, witinya. Izo ntambara zizarangira, witinya. Ibyo bibazo bizarangira, witinya. Yesu arababwira ngo mwitinya. Ndi wowe natangira nkavuga ngo singomba gutinya, sinzongera gutinya. Ubwoba ni bubi mwene data, bujye butera abantu kwiheba, bujye butera abantu kwiyahura, bujye butera abantu kuva mu murongo muzima. Witinya mwene data, Yesu arakuzi kandi arakubwira ngo witinya, ni njyewe. Iyo Yesu yavuze ngo ni witinya, ni njyewe, abarimo arakubwira ngo witinya, nje kugukuriraho icyo kibazo. Witinya, nje guhindura ubuzima bwawe. Witinya, ibyo biguteye ubwoba, nje kubicecekesha. Witinya, nje ndi Imana yawe. Witinya, nje kuguhindurira amateka. Mwene data, niki cyari kiguteye ubwoba? Reka nkubwire ngo tumbira ku mwami Yesu, urabona igisubizo, kandi ntiwongere gutinya ukundi. Imana igusange iguha amahoro, Imana igusange iguha ihumure, Imana igusange igukomeze. Yesu agusange aguhereze icyo wifuza, Yesu agusange aguhereze ibyishimo, Yesu agusange aguhereze umugisha, Yesu agusange ahindura ubuzima bwawe, agukura aho wicaye habi akwicaza heza, agukure mu gahinda agushyira mu byishimo no mu munezero. Yesu agukure aho ngaho umaze igihuririra, iyo ntebe uba wicaramo ukarira, ubwo buriri uraraho wirirwaho urira. Yesu ahagusange, ahagukure, akugirire neza, aguhereze umunezero, agusetse kandi akwishimire. Mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimye kubw'ijambo ryawe, Mana turagushimye kubw'amagambo meza y'ihumure, Mana turagushimye kuri mu ruhande rwacu, Mana turagushima ko Mwuka wawe wera ni ugiye guherekereza kugeza rikoze umurimo waretse gukora. Reka rero ukomeze uvugane n'imitima y'ubwoko bwawe, uhumurize yihebye, utanga umunezero imitima ibabaye, utange ihumure ryuzuye, kandi imitima y'ubwoko bwawe ikomeze ikugarukire kubwo kuhabwa ihumure n'ibyishimo n'umugisha utangwa nawe. Icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Shalom shalom, God bless you.